Nibyo mwaramutseho neza mwese muteze yombi muherere mu bice bitandukanye, ndabasuje kandi mbahaye ikaze, mbifurije kugubwa neza kuri tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio aho tugiye kureba rero amwe mu makuru agezweho muri iki gitondo, cyangwa se mu by'ukuri masaha aya ngaya rwose biraza guterwa n'aho ingengabihe yawe ihagaze, ariko ntabwo biza kutubuza kumenya amakuru ndetse n'aho ibintu bigeze ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Niho tuza kwibanda cyane cyane rwose, niho tuza kugaruka, cyangwa se niho byinshi tugiye kuba twagarukaho biza kuba bishingiye. Uyu munsi wa none rero nanone ni umunsi mu by'ukuri tugiye gufatanya mu kurebera hamwe uko byifashe, ariko mbere ya byose murabizi ko tubanza gusuhuza abantu baba badukurikira muri iki gitondo, cyangwa se kugeza kuri iyi saha bari mu mirimo itandukanye, barimo kwitegura kuyijyamo cyangwa se kwerekeza muri iyo mirimo, abamaze kuyivamo nabo sava. Reka nizere ko rwose tugiye kubana muri iyi minota itari myinshi cyangwa se itarambiranye, kugira ngo twungukiranye kuri aya makuru. Ibitekerezo, inyunganizi muraza kubidushyira muri comments cyangwa se nimuza kubizandika kugira ngo turushe kugenda tubana, ariko nanone nkibutsa kurusha no kunyarukira muri group yacu WhatsApp, reba link tuba twaguterekeye muri comment aho ngaho, utangira ibitekerezo ukayikandaho maze ukerekeza muri group yacu ya WhatsApp. Reka twinjire mu makuru. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kuvugwa inkuru zidasanzwe z'abarwanyi ba FC23 bari kuva mu bice basanzwe babarizwamo, ndetse bakavuga ko ibice bari kuvamo barimo n'abarimo mu ngabo z'u Rwanda ngo basanzwe bashyigikira uyu mutwe. Gusa igitunguranye kandi nanone ni uko ingabo za Uganda, mugaba w'ingabo z'iki gihugu akaba n'umuhungu wa perezida uyoboye iki gihugu, niwo bita Muhoozi Kainerugaba. Uyu yaratunguranye cyane, ni General Muhoozi Kainerugaba, avuga ko kuba M23 yasubiye inyuma mu bice yari isanzwe igenzura muri teritwari ya Rubero, nabo hari imyanya byanze bikunze bagomba kuba bavamo. Ntabwo bizwi impamvu nyamukuru uyu nguyu Muhoozi Kainerugaba yaba yavuze ku gusubira inyuma, ariko hari ibyo yatangaje avuga ko ngo rwose ari bamwe mu bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashaka guhuza nabo. Ni mu gihe kandi ubu ngubu ubwo byari mu masaha nimugoroba hongeye kugaragara mu modoka menshi cyane agiye gutwara ibikoresho ndetse n'abarwanyi umutwe twaje na 23 bibyagaragayeho bita Kanyabayonga muri teritwari ya Rucuru. Nk'uko bigaragara rero aba barwanyi bakaba bari barimo bava muri teritwari ya Rubero, ni mu mashusho kuko ni video yagaragaye harimo amakamyo azwi akunze gukoreshwa n'abo barwanyi umutwe wa 23, n'amakamyo azwi nka Rongo Sashi yari arimo yerekeza hariya ajya gutwara ibikoresho by'abarwanyi ba 23. Nk'uko amakuru arushaho kugenda tugira uko kugenda bikura mu bice ko abarwanyi ba 23 kwakomeje kutavugwaho rumwe, aho abenshi bavuga bati M23 ni amayeri, abandi bakavuga bati nanone si amayeri. Izi nyeshyamba zatakaje abarwanyi benshi cyane, barimo barashaka kugerageza kongera ubushobozi mu bice uyu munsi bafitemo imbaraga nkeya. Abandi bati politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukora abarwanyi mu bice bigaruriye itangiye kugenda ikora. Ibyo byose rero reka nkubwire ko tuza kugenda tubigarukaho, turagaruka kuri amagambo ya General Muhoozi Kainerugaba ubu hafi kugira ngo tuze kubana. Rero turareba n'ibice 23 imaze kuvamo muri teritwari y'Urubero, dore ko ubu tuvugana izi nyeshyamba bivuga ko zari zimaze kugera hafi ya Rubero centre, ariko aka gace ntabwo bari bakagakandagiyemo, ahubwo baburaga gake. M23 iri kuva Rubero, ni M23 yirukanwe mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo yari imaze kuyigarurira nyuma y'amasezerano yashyizweho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba za M23 zaba zifite aho zihuriye, cyangwa se ibyo ziri gukora byaba bifite aho bihuriye n'iyi dosiye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe rero bati birashoboka, abandi bati ntibishoboka, ariko kimwe mu byatangiye gutekerezwaho ku gusubira inyuma kw'abo barwanyi ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi M23 ifite ibyo isaba ndetse inashinjwa gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza uyu munsi, kuko amwe mu mabuye acukurwa mu bice izi nyeshyamba zigenzura yoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nganda zaho ndetse n'ahandi nyine hakenewe ayo mabuye, ariko by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ni ibintu bizwi ko aya mabuye yoherezwayo. Kugeza uyu munsi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kirafunze, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu Bukavu kirafunze, Minembwe ntabwo kiri gukora. Ibyo ni ibice ya 23 ifite ishobora kuba yahagurukirizamo indege, byose ntabwo biri gukora. Ariko ntabwo byigeze bituma ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buhagarara, ntabwo byigeze bituma nyuma y'uko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butahagaze, ntabwo byigeze bituma kugeza uyu munsi tutarimo tubona M23 ikomeza ibyo bikorwa. Uyu munsi ntabwo ibyo M23 icukura ibicuruza mu bice guverinoma iyobora, ahubwo ibyohereza hanze muri ibyo bihugu. Bica hehe rero? Bica muri izo za Uganda. Wumva M23 ihagarika ingabo, nabo bagahita bavuga bati natwe ingabo twari dufite tuzikuyeho kubera impamvu n'iyi kandi idasobanutse, mu gihe twari tuzi ko ingabo za Uganda ziri hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kurwanya kabisa rwose umutwe wa ADF. Bamwe bati rero M23 yaba yasubiye inyuma kubera yuko kugeza uyu munsi uyu mutwe wa M23 byagaragaraga yuko uramutse bikomeje kugenda nk'uko byarimo bigenda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigakomeza gutanga amategeko yo kubasubiza inyuma, ndetse bivugwa ko n'ubundi n'ibi ngibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zibifite mu kuboko, ahubwo n'umujyi wa Goma ari utahiwe. Byari bugaragare ko M23 yaba isuzuguritswe cyangwa se inenzwe ku buryo budasanzwe. Ariko ubu ikintu kigomba kuba cyabo cyangwa se icyo ugomba kuba wamenye noneho urwego ibintu bihagazeho, M23 igiye kugira amahirwe muri iki gikorwa kubera yuko yo uyu munsi yakinye politike igiye kwemeza ko iri gusubira inyuma, mu kumara kugaragaza ko iri gusubira inyuma kandi yabikoze ku bushake. Nta kindi kintu biraza kuba bisobanuye, biraza kuba byaha amahirwe yo 23 gukomeza gupropoza ibyifuzo byabo ku biganiro bya Doha, ibyifuzo byabo ku biganiro bya Washington, ko bishobora kwenda kwemerwa kubera ko M23 nayo izabivuga ati natwe mwadusabye gusubira inyuma dusubiyeyo. Nyamara ahubwo ntabwo bira bikozwe muri ubwo buryo, ni mu gihe n'ubundi M23 harimo hagambirwa ko uyu mutwe ushobora gufatirwa ibihano, bakavuga bati nibitagenda gutyo musubira inyuma. M23 rero igiye kuba mu by'ukuri yabona amahirwe muri icyo kintu, akaba ari nabyo ishobora kuba ishaka kugeraho, nk'uko birimo kurushaho kugenda bigaragara mu biri kuba. Ikindi rero ugomba kuba wamenya ni uko M23 amakuru akomeje kugenda tugeraho cyangwa se ari kurushaho kugenda atugeraho, aravuga yuko uyu mutwe w'abarwanyi ba M23 waba ugiye no kuva mu mujyi wa Goma, ugasohokamo ugasubira mu bice bya Bunagana byonyine, ndetse ngo ari naho honyine bashaka kuba basigarana. Ni mu gihe n'ubundi ubutegetsi bwa leta ya Kongo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyari gikomeje bitero n'ubundi byashoboraga kurangira abarwanyi ba M23 batsinzwe. Nanone ugasanga mu gutsindwa ibyo basaba nta na kimwe bari bubashe kubona cyangwa se nta n'ishingiro byari bibe bifite. Ariko uyu munsi mu gihe hari habayeho ibiganiro, M23 ishobora gukoresha impamvu nk'igomba kubafasha cyangwa se kumvikanisha ibyo basaba. Ikibazo kiraza gusigara rero kuri Uganda. Uyu munsi M23 isubiye inyuma, nabo bagahita bavuga bati natwe ingabo zacu turazicyuye. Ibyo nta nubwo bitunguranye cyane cyangwa se ntabwo ari ikintu cyagombaga gutungurana, ahubwo uburyo bikozwemo nanone ubona ko ni ibintu bifite ikibazo gikomeye cyane. Reka turebe rero amakuru ari kuvugwa kuri iki kibazo ndetse n'aho ibintu bigeze kugeza kuri ubu ngubu, nyuma y'uko ku masaha ya nimugoroba bigaragaye ko abarwanyi ba FC23 bageze aho bita Kanyabayonga, basubira inyuma mu mamodoka menshi cyane rwose yo mu bwoko bwa Longo Sashi, nk'uko nakomeje kugenda bikubwira. Amakuru yiriwe ku munsi w'ejo yavugaga ko inyeshyamba za FC23 zimaze kwikura mu duce turimo Bukununu, aho bita Musiya, aho bita Katondi, Rupeso ndetse n'aho bita Runyasenge. Utu duce rwose twose ngo M23 yari yamaze kugenda ikuramo akabo karenge isubira inyuma ihunga.
Icyakora kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu nyamukuru y'uko kwimuka kw'izi nyeshyamba, ibintu bikomeje gutera impungenge n'urujijo mu baturage batuye. Nubwo wumva turi kuvuga gutyo, ibyo byose birasa n'igereranya ndetse n'ibitekerezo mu by'ukuri biri kugenda bitangwa kuva kw'abarwanyi ba makumyabiri na gatatu muri ibi bice, ariko ntacyo makumyabiri na gatatu irerura ngo itangaze ivuga ati twebwe nk'inyeshyamba hari impamvu dusubiye inyuma n'iyi. Yaba Lawrence Kanyuka, yaba Bertrand Bizimungu Ninanga ndetse n'abandi mu by'ukuri n'abandi bafite aho bahuriye cyangwa se bo muri uyu mutwe wa makumyabiri na gatatu ntacyo baratangaza kuri iyi ngingo. Dukomeze twikurikiranira aya makuru. Ni amakuru aturuka muri utu duce avuga ko hari abaturage bamwe na bamwe bari bahisemo gutera umugongo ubuyobozi bwa leta bagashyigikira umutwe wa M23. Ubu ngo bashaka no kuba bari mu byago bikomeye cyane nyuma y'uko izo nyeshyamba zibasize, aho bamwe bari baramaze kwerekana ko bafashe uruhande rwo gushyigikira imitwe y'inyeshyamba. Nyamara amakuru akavuga ko ubwo M23 yarimo isohoka muri ibi bice twavuze haraguru, itigeze mu by'ukuri igendana nabo. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe amashusho agaragaza imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 n'ibikoresho byazo birimo imbunda n'imodoka za gisirikare barimo kwimuka. Aya mashusho yatumye benshi barushaho kwibaza ku cyihishe inyuma y'iki gikorwa. Birinze bigera mu masaha nimugoroba mu ijoro rwose rishyira kuri uyu munsi wa none, amakuru atugeraho agaragaza ko ahangaha Kanyabayonga M23 yarimo ihasesekara mu modoka yabo, yarimo ihasesekara ndetse yari yagerageje kuzamura umuvuduko. Byagaragaraga yuko aya makamyo y'umutwe wa M23 yari afite misiyo ikomeye cyane ndetse n'ibyo bashakaga gukora cyangwa se kugeraho nk'uko amakuru arushaho kugenda bigaragaza. M23 niramuka isubiye inyuma gutya mu gihe yaba iri kubahiriza ibyo yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo mwitegure ko dushaka no kubona uyu mujyi wa Goma nanone nawo abarwanyi ba FC23 batangira kuba bawusohokamo. Ubwo Goma nicyo gice kiza kuba gikurikiyeho nyuma yo kuva muri Lubero, kimwe mu bice n'ubundi aba barwanyi bari baragiye bigarurira, ariko ukabona ko ni igice n'ubundi bagaragaraga nk'abadafitemo inyungu nyinshi, n'abadafitemo inyungu nyinshi rwose ugereranyije n'ibindi bice bigaruye nk'ahangaha muri teritwari ya Masisi. Ubona ko mu by'ukuri abarwanyi ba FC23 bari bafitemo inyungu nyinshi, cyangwa se ari nabo bafite inyungu nyinshi kubera ko babasha gukora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu duce tumwe na tumwe. Ibyo rero bikarushaho kugenda mu by'ukuri bafasha, ariko wakubitira hano muri Lubero ni inyungu z'aba barwanyi ba FC23 zari zirimo zigenda rwose zijegajega mu bigaragara, zari zirimo zigenda zijegajega. Ubwo rero amakuru yamaze kwemezwa ko abarwanyi ba FC23 bari gusubira inyuma, ndetse biranugwanugwa ko na hano mu mujyi wa Goma abarwanyi ba 23 bashobora kuba bagiye gusubira inyuma naho bakahava. Ubwo turaza gukomeza kugenda tubakurikiranira iby'aya makuru uko amasaha aza gukomeza kugenda yicuma, kugira ngo tumenye koko umujyi wa Goma abarwanyi ba FC23 naho koko baraza kuwusohokamo. Kipese biravuga ko ubu rwose nta murwanyi wa FC23 kiri kuhagaragara, rwose amafoto ndetse n'amashusho byakomeje kugenda bifatwa n'abaturage. Kipese yo rwose abarwanyi ba FC23 yo bari bamaze kuyishiramo, rwose bari bamaze kuyisohokamo. Nakubwiye nti ikibazo gisigaye ni iki? Hasigaye ikibazo cy'abantu bagize batya baragenda rwose bigira impano waza M23, baragenda rwose barahaguruka baravuga bati twebwe gutya na gutya, ariko uyu munsi abarwanyi bakaba babasize kuri iyi misozi. Ingabo za leta zikaba zigiye kugaruka zikahafata, bazandika bigiye kongera kuhagaruka. Ibyo ngibyo sinzi ukuntu tuza kubivuga, ubwo turaza kumenya igikurikiraho. Ese baraza gufatwa, biraza gukomeza gutyo nk'ibisanzwe? Ibyo nabyo ni ibintu tuza gukomeza kwitega nk'uko amakuru atugera. Ibice rero ya 23 iri kugenda ivamo, ndabona birimo biragenda birushaho kuba byinshi uyu munsi. Ndabona rwose hari n'utundi duce turimo kugenda tutugeraho bivuga ko 23 natwo
yamaze kugenda idusohokamo. Biravuga ko aho bita Kipese, Buresa, Katondi, ibi ni bimwe mu bice bya mbere 23 yikuyemo. Ubu noneho biravuga aho bita Musiga, Kageri, Kitsambiro ndetse ni muri Rubero. Ahangaha Kitsambiro ngira ngo twagiye tubigarukaho rwose. Ahangaha ni ahantu hagiye habera imirwano mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024. Kitsambiro yabaye Kitsambiro, ibintu byari bikomeye guhera mu kwa 9 guhera mu kwa 11 gutyo. Hari harimo kubera imirwano ikomeye, yari imirwano ikomeye. Murabyibuka rwose ubwo uwo bita Pacifique Masunzu yari ameze nabi, nibwo ari kwinjira hari mu mirongo y'imbere ku rugamba za Rubero hatarabaho impinduka. Hari kubera ikintu bita imirwano za Nyamugigima. None ya 23 ibyo yarwanira ibisize ku musozi iragiye. Ubwo rero sinzi impamvu, niba ari imitego, niba ari biki abarwanyi ba FC23 baba barimo baragenda basohoka muri bice. Nakubwiye nti ibi bice byose uragenda mu by'ukuri wumva ko ni ibice byagiye biberamo urugamba kugira ngo izi nyeshyamba za 23 zibashe kubigeramo. Ni ibice byagiye biberamo imirwano ikaze, urugamba rukomeye rwahitanye abarwanyi benshi cyane b'uyu mutwe wa 23, ariko uyu munsi barimo kubisohokamo nk'ako bitigeze bibaho. Bivuze ngo ndetse n'ababashije kuba bagwa muri ibyo bitero bishoboka ko bashaka kuba mu by'ukuri ubuzima bwabo uyu munsi aho buza kuba buri, cyangwa se aho baruhukiye batishimiye noneho uyu mwanzuro izi nyeshyamba zaba zafashe. Ariko nyine ukaba wumva ko nta kundi kuntu bagomba kuba babigenza, nuko nyine nuko nguko inyeshyamba zikora. Niba utabizi ugomba kuba wabimenya. Baravuga bati mu bintu ugomba kutazakora ntuzakinisha inyeshyamba. Inyeshyamba ntabwo ikinishwa, inyeshyamba ntabwo ikinishwa mw'abantu mwe, buriya habe na gato ntabwo bijya bibaho. Umugabo bita General Muzika n'Urugaba ati nanjye ntabwo ndimo ndumva ko nshobora gusigara hano, ntabwo ndimo numva ko nshobora gusigara ahangaha rwose mu gihe abavandimwe batagihari. Ubu Rubero, Mahagi, M23 bati mu gihe tuhavuye. Uganda nabo bati ntabwo ari twe turasigara. We ni Muzika n'Urugaba avuga ku icyemezo ndetse n'umwanzuro w'abarwanyi bo 23 wo kuva muri bice, agaragaza ndetse yerekana rwose ko nta mwanya nabo bakihafite. Kubera iki Uganda se yo yaba igiye kuva muri ibi bice? Bishoboka ko rwose byaba ari ibyo bajyaga babona mu by'ukuri, wenda byajyaga bibafasha mu by'ukuri, ariko bikaba byanze. Mu gihe byanze rero nkeka ko biza ku bindi nyine niko tuza kubona izi ngabo zitangiye kugenda zisohoka. Aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ni amwe mu makuru abarushaho kugenda tugeraho, cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye. Ndagira ngo rero nawe ufate aka kanya, ndagira ngo ufate uyu munota rwose ukomeze kugenda ukanda like, ukomeze kugenda usharinga, ndetse mu mwanya wo kuba nawe ushaka gutanga ibitekerezo ukatubwira uko ibintu byifashe, ukatubwira uko ibintu bihagaze, ndetse tukarushaho kugenda tubana rwose umunsi ku wundi, cyangwa se uko bwije n'uko bukeye. Iyo aho uri mu bice uherereyemo cyangwa se mu mwanya uherereyemo byaba byifashe bite, cyangwa se byaba biteye bite, uraza kutubwira kabisa uko ibintu byifashe. Hanyuma abantu rero mudukurikirana, abantu tubana umunsi ku wundi, ndushaho kugenda mbashimira cyane, mbabwira nti mukomeze kurushaho kugenda tubana muri aya makuru n'ibiganiro, kuko ibiri kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ntabwo ari ikintu uyu munsi rwose umbwira ko umuntu umwe aza kuza hano rwose ngo bwira ati gutya na gutya. Namwe murasabwa kuba muri hafi aho ngaho, mutanga ibitekerezo, mutanga inyunganizi, mukurikirana namwe ubwanyu, kuko urugamba none rwamaze guhinduka. Niba abarwanyi ba FC23 batangiye gufata umwanzuro wo kwisubiza nyuma mu bice nk'ibi ngibi, ubwo murumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze guhaguruka, cyangwa se akabaho gutinya ko bashaka kuba bagiye kugirwa nka Irani. Bakavuga bati reka tuba twikuremo akabo karenge nyuma yo kubona ko Leta ya Kinshasa nayo itaboroheye. Bakavuga bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba rwose kugeza umunsi bigaragara ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yamaze kubagura,
yamaze kuba rwose yabegeza hafi kugira ngo bafatikanye muri iyi ntambara, atereka twebwe tube twandurutse hakiri kare. Nabyo birashoboka mw'abantu mwe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza uyu munsi ubona ko yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane kugira ngo ibashe guhangana nyine n'iki kibazo cya hano mu burasirazuba nyine bwayo, mu burasirazuba bw'iki gihugu, kugira ngo babashe guhangana n'icyo kibazo. Byanze bikunze rero reka mbashimire, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, babwire ni mwakoze cyane kubana natwe uyu munota cyangwa se magingo aya ngaya, babwira ko turaza gukomeza kugenda tubana muri aya makuru n'ibiganiro uko bwije n'uko bukeye, tureba uko biba byifashe umunsi ku wundi. Murabizi ko ariko biba byifashe. Ubwo rero turasubira amasaha ari imbere. Kuri mikoro na Bosco, iyi ni Region Info. Mugire ibihe byiza.